ese ubwo ibyo bishyimbo utarajeho birashya ryari ribera? yewe ndabiramukiye nanjye ngo mbishyire ku ziko hakiri kare. Ibishyimbo by'ibiguguzi ukuntu biryoha muri dodo. ahubwo uvuze dodo uranyibutse, imboga mwasoromye na Valentina ntimwazigurishije? Narazigurishije ndetse n'izindi nasaruye nimugoroba nazo ndaza kuzijyana ku isoko. Warazigurishije ukaba utampa amafaranga yanjye? ese ubu ni nangahe? Nakuyemo ibihumbi 3 kandi ndabizi ko ngomba kuyaguha rwose. Erega nibyo ko umurima muhingamo izo mboga ari uwanjye se, ubwo urumva imboga n'amafaranga byose atari ibyanjye? Ndabizi rwose, ahubwo nuko nari natekereje gukuramo 5 cyo kugura ibase. Iyo dufite irashaje isigaye iva ahantu hose. ngo ibase? kuva ryari usigaye ufata ibyemezo muri uru rugoma? Oya, nuko nabonaga ari ngo cacakaho se nyine, iyo mujya gutangira naho muhera. Ninjye hano ujye nuko amafaranga akoreshwa. Yampe vuba mpereza. reka nyaguhe, ariko nyamara ibase nayo yari ikenewe. Pfundura vuba si iyo myeko y'ingutiya zawe. Vana ahangaha izo nduru cyangwa nkwereke. Yewe akira. Umenye ko nizo zo gucuruza uyu munsi ugomba kunzanira amafaranga yose uko yakabaye. Akira igikoma mama. Ntigishyushye cyane se Ngabi? Oya, nabanje kugihoza. Ese mama ko mbona usa naho wongeye kuremba? Oya humura Ngabi, utagira ikibazo. Ni kakabeho kandi mugoroba kampinduye igihe nakuburaga ku irembo. Kandi mama nakubujije ngo makubure uranga none ndebera. Ngabi, ngomba kukuruhura mu mirimo ukabona uko usubiramo amasomo. Igihe namaze mu bitaro ndabizi ko utize neza kandi ugeze igihe cyo kwitegura ikizamini cya leta. Mama humura yewe, ndi kwitegura neza kandi ndumva mfite icyizere cyo kuzagitsinda. Nuko sha. Jya wiga burya kwiga nibyo bijya imbere y'ibindi. Kandi ugomba guharanira guhora utsinda. Yego mama. Naho se sakwe. Amakuru y'inshuti zawe. Bameze neza bose. Ahubwo ubu bari mu myiteguro yo kuza kuririmbana n'umuhanzi witwa Butera Knowless. Mu birori byo kwakira meya uyu munsi. Nuko Ngabi. Uzi ko mumaze gukomera? Ugeze aho noneho musigaye muririmbana n'abahanzi. Mama, uzi ukuntu kuva nyiri umwana nakundaga indirimbo ze nkajya nziririmbira abana twiganaga. Ukaba ukiri hano utajya kwitegurana n'abandi koko? Mama, nubwo numvaga mbishaka ntabwo nagiye ngusize. Ntabwo umeze neza rwose. Oya Ngabi, ntabwo wareka kujya kuririmbana n'abandi rwose. Humura njyewe ntacyo mba ndumva akabaraga kaje. Oya ntabwo uragira imbaraga utaza kugira icyo ukenera ukabura ukigura. Cyusa na Ngabo se ntibahari? Bariya se. Ningira icyo nkenera rwose ndabatuma bakimpe nta kibazo. Mama. Ariko ntiwasiba ibirori nk'ibyo mwana wa. Mama, nibyo? Ngabi, Karame. Humura rwose. Ngaho reka nitegure ngende. Nibirangira ndayitanza nihuta. Yewe ndeka. Iyo mba ntarwaye nanjye mbanje kureba ukuririmbana n'abandi mwana wa. Niko Valentin. Karame mama. Ko wambaye ibirenge, ubwo unyereye muri iyo sabune wamenya aho uri kumesera wabuzize iki koko? None se uragira ngo mbigenze nte mama? Kubizi ko kamambiri zanjye zacitse. Ubwo se ntiwanagerageza ukanazihagararamo ariko ntunyerezwe n'isabune? Ariko kuki uvuga gutyo mama? Ubu se iyo uza kuba utahaye papa amafaranga yose nari kuba nambaye ibirenge? Jya wumva kandi wa mukobwa we, uzambara uko ziri nta kundi. Eka niyambarira ibirenge. Ubwo nyine ningwa hasi nta kundi. Erega mwana wanjye, ugomba kumva neza ko amafaranga yose ari ayaso kandi ayafiteho uburenganzira bwose. Ariko mama, Karame, uzatekereza gutyo kugeza ryari? Uru rugo n'urwawe na papa, nawe ugomba kugira uburenganzira ku mafaranga. Uracyari muto Valentin, ntabwo ibyingo ubizi. Nyamara nubwo uri mama wanjye, ariko ujye ureka tujye inama. Ubu se wirengagije imbaraga njye nawe twakoresheje duhinga imboga. Noneho kugira ngo natwe tubone ku musaruro, ndi kugendesha ibirenge gusa. Jya unyumva kuko ndakuruta. Niba narayamuhaye kandi niko byagombaga kugenda, kandi ntukamburanye. Uzi ukuntu uje niruka we? Mva nari nzi ko nabakereje cyane.
ngaho nimureke dutangire kurepeta rero hakiri umwanya. Yego mwana tube dusubiramo iyi ndirimbo kugira Knowless naza asange turi tayari. Yo mumeze mute se wangu? Yuso ari gukora iki mu idirishya? Yobeye ko utakiri muri sakwe. Gigi mumureke ninjye wamubwiye ngazi. Bazo ngwino muri sale. Ngwiki aze kumara iki sani? Umuntu wavuze ko adahari tutaririmba arajya ahubwo ngo ani ntiwababarira Pazo gutyo gusa. Umva njyewe sinshaka komba intandaro yo kubuza Pazo amahirwe yo kurimbana n'umuhanzi ukomeye nka Knowless. Aramutse asabye imbabazi kumugaragara ndumva twamureka akaririmba. Ngaho nasabe niba bimurimo se dutangire repetition kuko turi gutinda. Ariko se mwebwe murumva ntabwo twakuririmba uyu munsi kweri? None se mwana uko niko basaba imbabazi koko? Maze hari abantu batajya bashobora gusaba imbabazi kabisa. Pazo nawe arimo. Niwe wa mbere. Ariko we kagabo nyitondesha ubundi. Ese ubundi Knowless ari hehe? Umva rero njyewe ndarambiwe. Atazavuga ko ari njyewe wamwimishije amahirwe yo kuririmba niwe winaniwe pe. Ani reka mbabwire rero. Njyewe ntabwo nzongera kurengera yaba kuri wowe ndetse n'abandi mwese. Hari ikindi? Shangiwe Pazo simwizeye pe. Muto ntacyo reka turepete. Ani hari icyo nshaka kukubaza. Umva we mwe mukorera hariya mu nguni sibyo? Turaje reka mvugisha Nick. Kisa. Ani mbwira. Ibyo ukoze urumva bihagazeho? Sha sinzi gusa nagiye kwa Pazo ngiye kureba Simbi. Ariko uko nabonye papa wa Pazo ameze byanteye kugira impuhwe Pazo pe. Byagenze gute se ni? Uzi ukuntu papa wasuzugura mama wabo. Ubwo yaraje atonganya Simbi na mama we kandi ubona bahora ubusa pe. Arangije atonganya Pazo ngo akwiye kuba umugabo mu rugo bakamwubaha. Mana we ko numva nabo bagowe. None se urumva Pazo ashobora kubaha uburenganzira bw'abandi nibyo byose abami wabo? Sha ndumva ari nka papa wanjye. Nuko wenda yaba atabakubita. Paul Valentin. Gusa ntabwo nkunda uko Pazo yitwara. Sinanabishyigikiye pe. Ariko umuntu wese ashobora guhabwa andi mahirwe yo kwisubiraho. Aha, sha reka tubifate gutyo. Gusa nizere ko utazicuza kuba umuhaye andi mahirwe. Utu dufura niwe wadukoze si. Cya ndabona ari twiza pe. Nutwo ndi gukorera sakwe ngo baze kutwambara bari kuririmba. Ahubwo uyu mukazi nawe ntutyaye. Uzi ko fashion yumva koko umva rero. Hano ku kigo cy'urubyiruko araza kubimurika bikorwa. Ndashaka kuguhuza n'abayobozi bashinzwe iby'imideli. Rahira nibyo umva mbega byiza we. None ntureba ko amahirwe nakubwiraga yose ngiye gutuma yageraho. Shobora koze cyane Frank. Shanyine ugiye kuba umunyamideli ukomeye no pe. Ahubwo shasi. Ibi bintu tuye kubyishimira kabisa. Ariko nukabyina imbere y'umuziki Frank. Ubwo se abantu bishimira ibintu bitaraba. Ko ari ibyo bishinzwe surumva ntabyizeye. Wowe tureba hano tujya kubiserebura abantu. Ushaka se kuvuga iki? Ariko ntukigira umwana si. Iki ni iki? Nyine wa mujyamanje abanije urufunguzo rwa chambre ye. Shangwe no tugende mba numva ntanagushaka. Umva Frank naho najyana nawe rwose. Umva nkubwiza ukuri si. Nutaza nanjye byo kuguza n'abanyamideli ntabyo nagukorera. Urumva nagufasha uri kunsuzugura. Mbwira rero niba utaje. Nakubwiye ko ntaza. Uyu nundi munsi uri mwanya n'amahirwe mashya nugira ubwoba andika amateka mashya. Uyu nundi munsi uri mwanya n'amahirwe mashya nugira ubwoba andika amateka mashya. Aye 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 aye. Nuko sha. Ndabona imyitozo muyigeze kure. Nguyu rero Knowless. Aje kugira ngo mukorane imyitozo ya nyuma kandi ndabizeye mwitoje bihagije. Mwishime byahatari kabisa. Aba rero nibo bagize sakwe. Uyu akaba ari Pazo, Valentine, Ngabire, uyu nani ku mukobwa wanjye. Uyu ni Gigi, uyu ni Kagabo ndetse na Mutoni. Muraho neza. Nishimiye kubana namwe mwese. Mwana we uskuru natwe twishimye tukimara kumva ko tuzaririmbana nawe. Ngaho rero reka mbareke mwe murepeta nanjye nkomeze nkurikirana uko imyiteguro iri kugenda. Sawa rero.
tuje numva muri kuririmba neza cyane usiko ya ndirimbo mwahise mwifata cyane rwose hasigaye ko nawe ushyiramo igitero cyawe bigahita biryoha ni ukuri ngaho muyisubiremo mwenyine numve sibyo hanyuma nanjye ndahita nshyiramo igitero cyanjye twagiye ishyira mu bikorwa ingamba zawe dore ubonye amahirwe mashya. Pazo kuki urimbye igitero cyanjye wapi bana gusa urumva atari njye uzi ko haririmba neza ariko ntukiyemere kuki wumva ko wakwica ibintu twari twapanze kare wowe ntufite igice cyawe oya iki gice nacyo ngomba kukiririmba urumva kuko bijyanye n'ijwi ry'umuhungu hari n'ijwi ugomba no kubaterera ariko Pazo wagiye ureka kwiyemera ko ko muri gushwana se mukora ibyo mwari mwapanze sibyo oya Pazo agomba kubanza kumva ko twese turi sakwe kandi akanatwubaha ese Pazo uribuka ko ari amahirwe twaguha utanabikwiye nkumva niho induru uri umwanya wanjye wo kwerekana ko mfite ijwi ryiza urumva nimukomeza gusakuza murasarira muririmbe nabi yewe sinzi impamvu yabigize big deal rwose mpanditse nkirimbira ibyo nshaka ikibazo abakobwa mwebwe ntimwemera nkigize abayobozi kandi ku ijwi ndabemeza muzi n'ikindi uyu mugenzi wanyu tuzaririmbana ubutaha kuko agomba kubanza kumva neza agaciro k'abakobwa kandi akabubaha ngwiki niko si karame ko abantu bamaze kugera ku kibuga aho ibirori biza kubera wowe ukaba utajyayo njye ndaza amaze kwambika saa kudufurayi nabakoreye ahubwo mama ni hari ikintu nashaka kugusaba mbwira ndakumva nta kibazo numvise ko hano haza kuza abantu bashinzwe imideli imwe imurikabikorwa waje kumfasha ukamuza nabo ibyo se bisaba ko nguhuza nabo humura nawe wabivugishiriza kuko nicyo cyabazanye baraba basobanurira ababyifuza bose ibikorwa byabo nibyo se nibyo cyane rwose ariya mahema ari hariya niho baza kuba bari kwerekanira ibikorwa bitandukanye rero niba ushaka ibijyanye n'imideli uze kubegera ubavugishe nta kibazo niba ari ibyo ndumva byoroshye ahubwo se ndabona bakubwiye ko ukenera uguhuza nabo kandi baza kuba bahibereye ntawe ni uko nyine nari nabitekereje nizere ko urundi rubyiruko rero atari uko rubizi kuko byaba bibabaje simbizi aya niyo mahirwe yanyu yo kuganira n'abantu bakora ibyo mukunda mukwiye rero kuyakoresha yego kandi murakoze ngaho mbwirira saa kwe baze nanjye ngiye kwakira meya mugerageze mutuze twumvikane mureke twumvikane ndashimira meya wamaze kugera ahangaha nimumfashe tumuhe amashyi tumushimira dushimire kandi abateguye imurikabikorwa hano mu kigo cy'urubyiruko abafatanyabikorwa namwe basangwa mwese bwana muyobozi w'akarere nk'uko mwagiye mubibona urubyiruko rwa Kabuto rwagiye rutegura ibintu bitandukanye rwitegura uyu munsi muri aka kanya rero tugiye kwakira sakwe ariko uyu munsi ntabwo baza kuba baririmba bonyine ahubwo bagiye gufatanya n'umuhanzi Butera Knowless izuba uko rirasa rikarenga riko amasaha n'umwanya ibihe bikicuma mu rugendo ubuzima tukabuha imbero nta munsi n'umwe usa n'undi wenda hashize haranze wenda urumva intege zicitse wenda urumva uzinutwe uyu n'undi munsi wacukubiri n'ibigugura shyira mu bikorwa ingamba zawe dore ubunyamahirwe mashya ikindi kintu kizoho uyu n'undi munsi undi mwanya n'amahirwe mashya ntugire ubwoba andika amateka mashya uyu n'undi munsi undi mwanya n'amahirwe mashya ntugire ubwoba andika amateka mashya ntugire ubwoba aye 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 gira ikise aye
z'ejo zivanemo imbaraga za none dore uyu n'undi munsi dore watangira ndetse ukuza watangira ikindi kibi gushaka nuko ushobora shira ibikorwa imbere ucukubiri ntibikugora shyira mu bikorwa ingamba zawe dore ubonyamahirwe mashya ikindi cyerekezo uyu n'undi munsi undi mwanya n'amahirwe mashya ntugire ubwoba andika amateka mashya uyu n'undi munsi undi mwanya n'amahirwe mashya ntugire ubwoba andika amateka mashya ntugire ubwoba hariye 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 gira icyizere hariye uyu n'undi munsi pazo yo man bite se mwana ni sawa mwana manzi none se ko nshimye ngiye mvuye kuri toilette wowe urakora iki nyuma hano ko mbona ubunga mu kibuga gusa kandi abandi babicaje mu myanya y'imbere bamaze kuririmba mari gufata ka fresheri wangu fresheri fresheri si bifata amasaha angahe ubu se ntubona ko ubushyuhe bumeze nabi mani none se kutaririmbanye n'abandi ushatse kuvuga ko ari uko wari ushyushye kubera ukuntu nyine imyitozo nakoresheje imbaraga nyinshi ndirimba ijwi ryo hejuru cyane byanteye kumva nyine mu ijwi ridasohoka neza ndabakatira nyine ariko sha ubwo ntabwo mbeshye koko none si iyo myitozo yo kuririmba wayikoraga wenyine kuki abandi se batagize ikibazo cy'ijwi uhenesha umutwe kandi manzi wita ku bikureba negere ku byanjye maze umutware mwiza kugarutse vuba ubwo ibirori byo kwakira meya birarangiye ugira ngo se nanagiye ko umuntu rero yanyanitse ambeshya ngo arampikira akaki kumukorera porotayi none ngo birapfuye ni mwihangane nihangane iki se kuba amaze iminsi ingana gutya nta kiraka umuntu adakora ku ifaranga ugira ngo biroroshye reka byihorere buriya akazi kazaboneka ahubwo ndibutse ribera mpereza amafaranga wakuye muri za mboga yewe reka nyaguhe ndayafite ese ko uyanywa utabishaka mpereza hano nayo n'ayanjye oya rwose nuko yarancitse akagwa ngaho nimwakire mpereza reka nzi nyabari 500 igihumbi 2 2,550 ko mbona ari make ribera kandi kare wampaye 3 oya rwose nacuruje 2,600 nuko nakuyemo igiceri cya 50 mpa Valentine ngo adodeshe kamambiriye ari ndi yaguhaye uburenganzira ku byanjye nukuri mbabarira ni 50 gusa 50 se yawe waruzi sinateganyirije iki ubundi yo ntarakwereka ni wumva anga kutumva mwarimbye neza kabisa njyewe nemeye pe urakoze pazo umva gusa wahombye kutaririmba ku munsi nk'uyu si wowe wizize se nizere ko byaguhaye isomo ndamaze ibyo se birakureba Gigi uyu munsi mu buzima uranshimishije pe ese Gigi ko mbona utishimye kandi twemeje kabuto yose byagenze gute ahubwo mwana ngiye kubacika nigendere ngende umva ntari muri mood uyasha Gigi wigenda umva mbabwire mwese Gigi afite ikibazo ikihe kibazo nyine Gigi inzu yabagamo harabura iminsi mike ngo bamusohoremo yewe sha mwese tugatekereza ukuntu twamufasha nukuri byaba ari byiza pe ariko se twamufasha gute ko natwe nta kashe tuba turiho mwana umva mwana Valentine ntabwo nshaka kubarushya nimwigore rwose muramuke sha tugomba gutekereza icyo twakora nk'inshuti ze pe ubwo se twaba tumumariye iki umva hari icyo ntekereje ujya umva gute nka sako turirimbye ku isoko kumwe nyine abantu badufana bakaduha amafaranga hanyuma iyo baduhaye yose akaba yafasha Gigi nyuma ndumva icyo gitekerezo ari cyiza rwose genda gishyigikiye pe ni ukuvuga ngo ubwo turirimbye na pazo twamureka akaririmbana natwe iyo umuntu umuhaye igihe ntagikoreshe neza umuha igihano gihoraho twamuhaye amahirwe ayapfusha ubusa ubwo bwaye muri sako munciyemo imiyaga mwana mpanze ko ndirimbana namwe none munyangiye no kuririmba mu gikorwa cyo gufasha Gigi koko mama uri gusatura urukwi mana yanjye we ni ukuri mbabarira ibirori byatinze kurangira nari mbonye utinze ndavuga nti reka mbe nshaka udukwi two gucana
mbabarire nakuvunishije kandi nta n'akabaraga uba wifitiye mama. Oya yewe Ngabi, ntugahugire mu kuntekereza ngo wiyibagirwe. Ubwo se wowe ntiwishimiye ko ari kumwe n'abandi bana? Nishimye cyane mama, ukuntu byari byiza. Kagira inkuru, ngaho se nanjye nyurizaho sha. Ubuse ndabishobora mama, reka ngerageze. Ngaho gerageza. Uyu n'undi munsi undi mwanya n'amahirwe mashya, nugira ubwoba andika amateka mashya. Uyu n'undi munsi undi mwanya n'amahirwe mashya, nugira ubwoba andika amateka mashya. Mama, kuki ubabaye kandi kukuririmbira? Oya Ngabi, ntabwo mbabaye ndishimye. Nishimiye ukuntu ufite inshuti nziza muririmbana, zikuba hafi mu byiza no mu bibi. Ujye ujyayo rwose. Mama, simba numva nagusiga kubera ko nzi ko umerewe. Nkunda Sakwe rwose, ariko umuryango wanjye niwo uza mbere ya byose. Mwana wanjye mu buzima inshuti n'umuryango wose baba bakenewe. Rero ni ingenzi cyane kugira ibikunezeza cyangwa bikuruhura mu mutwe, nk'uko nawe unezezwa no kuririmba. Urakoze mama. Ngabi, ongera utangire undirimbire, ntabwo nongera rwose kukurogoya.